wagize uruhare mu rupfu rw'umuvandimwe wanjye arambona tonderera ntacyo waba akose umuvandi suruta ko nta bitaro tutakuzigejejemo kuko umuvandimwe ubundi urabona uzavuzwa n'iki reka mfasha hano rumva umutima ari kubishika umuvandi ntabwo ibi ngibi birimo rwose ni ukuri ko Imana ibuka kukina mutoya oya wimangayikira abandaza urushwima we toka satani umumarayika waciye mu ijuru suruta utabaje umuvandimwe wari ubizi urarenga utuma tukuzengurukana mu mavuriro yose agumana we oya we arega n'ubundi niba ndi umurame umurengeza azandengera akoze muvane n'ugure w'Imana akoze ubundi ndawakuroze byibura ngo nzaguhorene Vanilla se? Oya, ni waundi witwa bari gikundi ba. Niwe wakuroze se? Reba, nagiyeyo arangije afata agatobe arangije ansugira mu gakombe ariko nabonye arimo araminjiramo akantu k'agafu nuko arampereza. Ako ntukaba gacucu wowe yagushyiriyemo ibyo bintu bihumanya urarenga urabinywa kandi amaze kubona ko bihumanya. Erega nabonaga ampereza ariko mbere yabanje gushyiramo ariko sinarinzi niba ari uburozi. Nabonaga ntazi ibintu ashyiramo nari mwizeye kuko ndabizi njye narinzi ko nkunda cyane. Se muvandi utabeshye waje kumenya gute ko ari igikundi ubundi wakuroze? Ndumva rero ntazi ukuntu bigenze mu nda, reka ntahe njye kuryama mu rugo ubwo tuzasubira. Mu nda ntazi uko bigenze. Nasohotse gato numva arimo aravugira kuri telefone ari kubwira Vanilla ngo amaze kubitunganya amubwira ko amaze kundoga nyine. Ako muvandi urarenga urataha ntiwasubira n'inyuma byibura ngo ukubite muhwane. Erega kwihorera se ijisho ntabwo rihorerwa irindi. Muvandi ngiye kuguhorera kari agakobwa ndagaha bene wabo nikanyira waburetse. Oya ahubwo uzansabire imbaraga. Muvandi mana we muvandi mwegera kuye n'ukuri mana we muvandi ntabwo wamba muvandi mana nyagaza narabyina n'isi n'umwana wenyine umuntu wese wagize uruhare mu rupfu rw'umuvandimwe wanjye arambona tonderera ku gitsina cyanjye ryo izina ry'Imana nindamuka namumereye nabi kizagira kabaka kuri kunsiga wandize sha
Yego gakwandi we. Niga komera cyane. Ura. Yego. Meze bite? Amakuru ni meza. Bose ni sawa ariko se buriya mushiki wawe nta kuntu twajya tuvugana. Sister wanjye mwavugana muherwe mubigize. Nabura mushiki wawe ndamukunda nubwo dushutingana ariko hari ukuntu noneho kamubwiye noneho hari akantu kansetse. Iyo buriya baduhaye inkorore tugakinana ari sheri wanjye. Banomva ari sawa rwose. Niyo mpamvu cyane kuzamuka. None se kaba ko nashaka kukuvugisha. Nta kibazo. Gakwandi mwana waduhaye mwana tukavugana. Ariko nyine kaba nyine ubwo tuzabivuganaho. Tuzabivuganaho nari biye. Wowe ngo bimeze bite? Uracakira iki? Kabaka muvandi ni ukuri kw'Imana ariko ngugisha inama. Do umuvandimwe wanjye amaze gupfa. Muvandimwe wawe? Muvandimwe wowe uhe? Sultani se? Reka utambwira ibyo bintu. Sultani? Wiceceka ngubwira ahubwo. Nge ngubwira bamwishe. Ni ukuri kw'Imana muzi ikintu nabakora ko se nandi ndumva nakiyahura. Ve ubwo wishyuwa gusa wowe. Abamwishe ntago ari ngombwa kubambira ahubwo mbwira bamwishe bate. Sha wimbaza ubusa. Abakobwa babiri bamurozi. Babiri se bamurozi iki? Bamurozi urushwima. Bamurozi urushwima se barumuze bamuhori. Bacaga inyuma rakana kubeye Sultani yari imfura. Do ntiyarazi gutereta nibwo bwamwibambazagaho. Umva. Nabuze ukuru nabigenza. Wewe wivunika ndagumuti. Mfite umuti. Do ukozaho neza ntabwo bashobora kurokoma. Mushiki wanjye mu mishisizi hari umuti yavanye ku mupfumu. Umva ukoza ugatunagura neza burundu. Wewe humura turabakuraho takwereka uko tubigenza. Wakabyara uze kuhuma bwangu ndashaka kwicira ishyano byibura ndashaka ko ejo tuzashyingura umuvandimwe wanjye naturiye dushyano tw'udukobwa byo twapfuye. Wowe utuza umuti ndawe ufite uri mu rugo. Mushiki wanjye yarawuzanye. Numvise ngo no mu minshishije ngo hari agashyano ngo kagahungu kari karamunani. Yarawuzanye ubu ngubu uri mu rugo ahubwo wowe ndeka ajye kuwuzana turahura. Ndakwereka genda ubuzane wo kabyara. Uyuza nuti ukozaho we humura ugende ruka ubanguke. Amakuru ni meza. Ese ko mbona uri kuba mwiza cyane. Have se genda. Amakuru se yawe nakurusha amakuru yaje nyine ni meza bisa. Banza umbwire rero amakuru. Sultani ntagara. Umva numvise bavuga ngo cyapfaye kazabyimera neza nabanye bagishingura. Kabisa rwose. Ibintu ko bakigira se ubundi ubona ari ibiki. Oya ibintu ko bakigira ntago ari sawa. Gapfuka washyano. Do urupfu mwishe umuvandimwe wanjye. Do ndagaye imbwa itari burare mu mbasha. Mumva se umuvandimwe wawe twishe. Ziba. Ahubwo se uteye ubwarare Umva mwaburaya mwe. Indaya na bene wanyu. Mushaka na bene wanyu tabudututse. Umuntu ushaka gutendeka imodoka subundi. Umva nimba umuntu ahanishwa kwicwa mu muroze rurarushwimo umuvandimwe wanjye azize. Umva Waceceka umunsi uramuyunguye do nagiye umunsi uramuyunguye. Ngo yaratwisha. Umva ratafanye ariko dukoze ubugome pe n'ubugoge. Tugezeho kwica umuntu w'abandi basi siyo duharira na basi nitumwice. Nuko igice giharira ikindi cyo sinareka gukunda Sultani. Nari buzakomeza umukunda ari no mwumvaye. Umva muko nubundi sinafatanyije nawe kwica baga wifashe. Nubundi ntabwo Sultani yakundana n'umurozi nawe. Ariko mfani wagireka kunyishita nagara bazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo twice Sultani wa murozi kazi. Zibaho ngaho bakumvishije baga wifashe aha tutazandoga nanjye. Iwacu nta burozi nk'ubwo bwawe. Umva muvandi basi mbabara nitugaterwe natwe ngo twitere dere yasheze yashikoye basi mfasha umva none sinzi ko turi bwambye yashinze kabisa yatuye adokombe ariko ubundi gikundi uburozi wabukuye he ahubwo sister mukivuga ku burozi bamaye ku burozi buke akajya kwikorera umuti ubundi ko ntari bubabarira ariko kabakurasetsa nta burozi buke nta n'ubwici bwose bwica nk'uburozi ariko se bro ahubwo se ufite aho ubutwara nawe utwara no mu kanwa nako nahita mpfa nabo munkire mu gashashi ariko se yakomera ukumbwira ngo singaruka ubwo se ugiye kubuhingara kundi abanyamashyengo mpereza ahubwo nigendera aha enda mbuguhe bwose ariko gupfa n'amasegonda uko makunda kiguza beta wirenga amaye nka Yesu ariko umuryango w'abarozi urahanga ariko ubwo se si Satani nyoka akabanyabingi rutukira ababyeyi washyano aha reka nigendere nanjye mutazantamika abahungu atamika amaho